Yeah. Oh, Abdul, uranyumva? I had a problem with network. Ariko waza ngarutse. Ntabwo sinzi niba munyumva nagize ikibazo cya network birimo ntabwo nabumvaga burya. Okay, niba munyumva ni sawa. Good. Yeah. Nagize ikibazo cya network ntabwo nabumvaga byanyobeye. Ikoranabuhanga nyine. Aguhamagariyemo Bampamagariyemo sinabumvaga jewe biranyobera. Yeah. Sinzi aho mwari mugeze ariko Abdul wakomeza n'abandi baragenda baza nta kibazo. Ahubwo Abdul nashaka kubaza mu mbabare umuntu amamagariyemo rwose sinongera kubumva na gato sinongera kubumva rwose. Yeah. So amahirwe uba warikodinze urongera ukumva. yeah, kubera ko banarikoze biramfasha. Sinzi impamvu iyo umuntu ahamagaremo umuntu bihita bivaho. Ikoranabuhanga naryo ntabwo biba byoroshye. Ntabwo nabumvaga. So sinzi aho mwari mugeze. Sinzi bavugaga ni Reka Rafael kazamuke bari batudeviyeho gato twari dutangiye kujya kwigisha abantu IT. Oh yeah, umuntu amamagariyemo sinongera kubumva na gato pe. Ariko I'm so sorry. Yeah, twakomeza n'ubundi ndahita mpindura topic. Ni usa title yayo iraba sweet yayo. Ahubwo yeah, numva mwakomeza muri Rukeni na Rafael ngira ngo sinzi. Yeah, twatugeze ku kintu cya security y'ama device dukoresha. Ahubwo numvaga wenda yazaba topic ukwayo tukareba ni buryo ki wenda bakaba banatumira n'abantu bazi ibintu bijyana na ethic hacking kuko nkuko twabivuze. Okay, naretse reka dukomeze kuri topic ko iyo space yabayeho. Iyo space y'ibintu bya online n'uburyo babirinda ejo byiriweho ewana. Ahubwo reka tugire ko wenda ku ma wallet kubyerekeye wallet reka nabyo bizaba umunsi wabyo abantu tutabacanganyikisha bari kwiga ama shares bari kwiga crypto bari no kwiga ama bonds icyari cyo. MT Cosmos yadufasha ubwo batara kandika. Yeah, nta kibazo rwose. Abdul Rafael yakomeza ku ma bonds noneho. Hari ibindi bintu mwavuze ubushize bijyanye ngo ibintu by'ama gold papers sinzi nabyo gutaza kubivugaho. Bahati niyo mpamvu ngiye nabwiye Cosmos ndabona nakubwiye ejo navuga ati haze kuza gutegura ibibazo ku rupapuro byinshi bigiye bitandukanye kuko ngiye ntabwo nateguye isomo riri specific ahubwo nateguye gusubiza ibibazo biteguye. Noneho niyo mpamvu wabonye hari kubaho kudakurikiza ibintu kuko ibintu bitabisobanuye neza ahubwo aho kugira ngo abantu basobanukirwe ahubwo byacanga abantu. Ariko I'm just gonna go ndagerageza gusobanura reka dufate ikintu kimwe tukifate tukibaza ibibazo tugisobanukire kuko nta kuntu ushobora kwiga utabajije ibibazo. Bo nanjye hari nkeneye kumenya mumbwira icyo muzi kuri ibyo ngibyo niyo wavuga amateka kuri icyo kintu. Niyo mpamvu natekereje ko n'umunsi twavuga kuri intuza kuri stock market cyangwa tukavuga kuri cryptocurrency. Gusa cryptocurrency kubera ko ni isoko rishyashya ni ikintu kimaze mu buzima bw'abantu imyaka isaga 19 niba atari 15 gutyo. N'ikinyarwanda cyo kuvuga usobanura kiriya kintu nta kirabaho. Rimwe rimwe ukuntu ibintu usanga umuntu abyumva nuko wabisobanura ureba n'uruhe rurimi wabishyiramo kugira ngo urusheho gusobanura ugasanga nta ruhari. Ariko ku muntu ufite amatsiko burya ariga akamenya ko amatsiko y'ubwaya akutuma umenya byinshi bigiye bitandukanye. Ku izo mpamvu nge nifuzaga ko abantu bakeneye kumenya ibya cryptocurrency bazagenda baduhereza ntuza ubutumwa bwihariye abantu bakazabiganira ukundi kubona wenda tugatangira just kuri stock market kuko impamvu bakosinga kuri stock market
hari stock market harimo hafi trilliard zisaga 21 z'amadolari zisirikiramo hariya, ndavuga isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi niryo soko rya mbere ririmo liquid ku isi hose. Uzumva abanyaburayi basohoke mu Burayi bahatanira kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bo hanze nta kintu kibazana. By'ukuri ntabwo bazana impamvu zituzana ahangaha zisanga zitandukanye. Abenshi babaza bashaka kugera kuri iri soko rigira rituma abantu bose bagera kuri icyo bita American Dream. Naho yavuye American Dream, iyo invest muri stock market naho ushobora gushyira amadolari 200, 500, 1000 ugacinjinga ubuzima from there. Ariko ikibazo gisigara ni gute ibyo bintu bikorwa, n'ubwo ubumenyi bw'ibanze ugomba kuba ufite kugira ngo ubanze kuri ibyo bintu. Ubumenyi bw'ibanze ugomba kuba ufite basic understanding about business. Waba utayifite ukegera abo bita aba financial advisor, barahari no kuri internet baraboneka. Cyangwa se waba uri umuntu ukunda gukurikirana unafite ukoresha common sense yawe neza, urashobora gushaka amasomo ukayakura kuri internet. Uyu munsi dufite YouTube University, dufite internet igendera kuri speed, ushobora kuyipersonaliza kugendera kuri speed wifuza, ukayikoresha ukayibaza ibibazo. What is the stock market? How does stock market works? How to invest in the stock market? Niba ntaba muri iki gihugu, muri kiriya gihugu cyarahiriye. Stock market yo muri Amerika, yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni na stock market y'abanyeuropeye bitandukaniye hehe? Eske ni hehe hari garanti kubona return itandukanye? Ko buri gihugu, ibihugu byinshi bifite stock market. No mu Rwanda hari stock market, na South Africa afite stock market yabo itandukanye. Ariko bitavuze ko hari ama company ari nko mu Bubiligi cyangwa se mu Bwongereza a trading imigabane yabigurishirizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibyo biterwa n'umubano ibihugu bibiri bifitanye, ukumva ni ya societe ba nyirayo ari bane ko shaka nk'abanyamerika bayihagarariye hariya bakagenda bakajyana hariya ku nyungu z'uko wenda label ihendutse, ariko imigabane yabo igatradingira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? So ubwo rero birakwiye ko abantu babanza bakaba abanyamatsiko, bakatwandikira hano muri DM bakatubwira ati niba utabasha kuzamuka hirya, nta bundi buryo bwo kwiga bino bintu no kubaza ibibazo bibaza. Niba cyangwa ari topic ya mbere mu matwi yawe, niyo mpamvu twatangiriye hasi ko twibaza ko ntabwo audience batafite ntabwo tuzi kuri isobanukiye bingana gute kuri iyi ngingo. Ariko iyi ngingo uko nayibonye ni ingingo udashobora gusobanukirwa umunsi umwe n'icyumweru kimwe, cyakora amatsiko yo yayigusobanurira ugerageje kugerageza ukananirwa, ariko ntuzananirwe kugerageza kuri ibi bintu, kubera ko there is so much happening. Inagufungura umutwe kumenya ibintu no understanding ibintu vuba vuba uramutse uhisemo kugerageza. So Bahati yarambajije ati bond market ni iki? Ubundi isoko rya bond bisobanuye mu Kinyarwanda isoko ry'impapuro mpeshamwenda, ni isoko ry'amadeni. Bond market abaparticipamo ni guverinoma n'umuntu wese ufite amafaranga ushaka gutiza amafaranga guverinoma. Bitandukanye na stock market aho ugenda ukagura umugabane wawe wabyuka mu gitondo ugasanga, cyangwa se mu gihe cy'umwaka ukadeclining aho 20%. Bond market iyo uhaye amafaranga ya government ngo yakoresha, iguprometa kugusubiza return, the yield return mu gihe runaka mwumvikanye bitewe na maturity ya bond uguze kuningana. Avuga ati nzaguhemba wenda 20% by'aya mafaranga umpaye, amafaranga yawe nzayagumana imyaka 10. Muri icyo gihe cy'imyaka 10 n'uyatwara mbere yuko imyaka 10 igera ntago uzayabona yose, ariko n'uyatwara mu gihe imyaka 10 irangiye nzayanguhereza ya intere. Urukumva? None icyo gihe byandi bita kohereza amafaranga to work, kohereza amafaranga aho gukorera akazi mu gihe uryamye, mu gihe uri hano kuri Twitter, mu gihe uri gusoma igitabo, wohereje amafaranga gukora ibyo bintu. Abazungu barabikora we n'akantu kaza n'amasense 5 atanga 100 akagira ngo kasense 5 kuri buri 100. Akora ku understanding icyo bita compound investing, ko burya ikintu cyose kizinjiza amafaranga nta kintu wakoze. Abazungu baracyubaha, uvuga ati bashyira amafaranga hariya, kandi usanga bibageza mu basaza neza kubera ko ibintu byose baba barabiprogramye. Ntekereza ko n'impamvu y'ibiganiro ahari no kugira ngo natwe urubyiruko ejo n'ejo bundi tubashe kugira confidence yo kujya ku isoko mpuzamahanga, tubashe kugira confidence yo kugerageza ikintu dusanzwe dukora, ubashe kureba inzu ndende mu mujyi wa Kigali ntumve ko ari runaka, aho kumve ko nawe ushobora kubetinga kuba wazamura ikintu nka kiriya, ukumva bitewe confidence yikura mu kuba wagira icyo utangira uyu munsi wa none gitandukanye n'icyo usanzwe gukora. Ubwo rero ikomeje kuri iyo yari motivation, nkomeje gato kuri bond market. Ni isoko ry'imyenda aho guverinoma ifata imyenda y'imbere mu gihugu
igafata n'iyo hanze, ukumva ko bantu badashaka kudilinga na ya volatilité yo mu isoko ry'imari n'imigabane, aho umugabane ugura kuri 50 mu gihe cy'ibyumweru usanga umugabane wa declining in value, atari uko yahombye ugasanga umugabane waguze 50 ku madolari 40, kwenda waguze imigabane miliyoni 2 z'imigabane, bivuze ngo ubu hari amafaranga menshi aba gucitse mu hari. So bond market yo niba uhaye ijana ry'amadolari government, ya mafaranga barayafata bakayakoresha, icyo bayakoresha bubaka ibibuga by'indege, ibitaro, ibibuga by'imipira, bya infrastructure zose z'iguverinoma ikunda gukora, government zikunda gukora, nibyo bakoresha ari amafaranga. Noneho amafaranga abo bayatwaye hari imbere mu gihugu, hari n'aba-investor bava hanze bakabahereza amafaranga, ariko ibyo byose nabo ntabwo bikorwa gutyo ngo upfa kwaka amafaranga, babanza bakareba ariko buriya n'ibihugu nabyo bigira icyo bita social credit score, ntabwo bita social credit score yabo iterwa n'ukuntu bishyura bond, uvuga ati bond bishyura imyenda bafashe, kandi ari imyenda iba myinshi, bakareba ekonomi yabo, bakareba bagasanga imyenda wafashe ntabwo uzabasha kuyishyura, bityo ntabwo turi guha imyenda usabye. Yewe na banki nkuru zino mabanki akuriza amafaranga cyane nka za FMI, IMF, zira banki zose kugira ngo baguhurize amafaranga, barabanza bakareba production ufite. Production iva hehe? Bundi ibingi ntabwo byaba economy ndangiyemo cosmos, ko ndashaka unyobore ntaza kuza kujya mu bintu byinshi, kuko hari ukuntu banumva ari ngombwa ko wanze kubisobanukirwa, wenda sinzi ni ari ngombwa kubisobanukirwa ngibyo. Okay. Go ahead. Uvuze ngo ndatekereza ibyo wenda twabikora nk'ikiganiro cyabyo cyihariye, kubera uko biri kugenda byaguka, ndikumva buri topic iri kugenda ba interesting, buri topic ni ndende, akunda gena bihinamo gahoro, ariko abantu ba hosting ibiganiro bazajya bafatamo kimwe, bavuga ati ushaka kudusobanurira iki ngiki n'iki ngiki, tugifata tukidigingemo, tufata indi saa ikindi gihe twongeye tubyicaremo tubyisobanurira natwe tubimenye. Hagati aho bond market igenda ikora hagati ya guverinoma, kimwe nuko na company niyo ishobora kwaka bond, na societe yawe ari societe yishyura imisoro neza, ikaba ifite earnings, ko amasosiyete agira earnings no kuvuga ngo yicare hari yavuga ati mu mwaka mu mezi 3 twinjisha yangaya, dusora yangaya, turashaka kugera kuri ibi kibazo cyemara n'iki ngiki, ugasanga nta murongo bafite, gahunda yabo no gukora amafaranga bagata. So yari societe iri organize, irashobora nayo kwaka bonds ku bashoramari bafite amafaranga, bafite ubwo badashaka kugura stock, uko stock urayigura ikadeclining in value. Ikindi cya kabiri bond ifasha abashoramari, nuko bond ishobora kuba mfite bond nkazijyana nko muri Amerika, nkashobora gufata bond z'u Rwanda n'urugero, nkaza hano nkazishyira nkajya gusaba amafaranga muri Bank of America, nkabasaba inguzanyo, banki kugira ngo inguzanyo ikenera ingwate. Bond ziwaguze za guverinoma yo ushobora kugura Rwanda, Burundi, Kenya, whatever, aho wumva uri comfortable kugura bond, ukazifata ukazikoresha uzitangaho ingwate bakaguha icyo ukeneye none anga. So bizanagufasha, bituma ukiriya profile nziza cyane mu bijyanye na finance, kubona ufite izo bond zitanga mu rwego rwo gusinya, urazibereka bo bakazifataho ingwate, nawe ubwo ukizikontorora bakaguhereza amafaranga ushaka, ukagenda kuyakoresha mu by'ukoresha. Guverinoma nayo rero iyo amezi 3 yanyu asigaye, amezi 3 mwahanye cyangwa se amezi 6 mwasinyanye yageze, amafaranga ujya kubona inyungu y'amabondi, y'umubare w'amabondi ufite, ukagira ute ukayabona. Hari n'igihe bond zawe ushobora gukenera amafaranga kuzigurisha, ukazigurisha undi muntu uzikeneye kuko waraziguze kuri make, sibyo? So bond market rero akenshi usanga ari ibintu, yuri umucuruzi mwiza ugomba kugira icyo bita diversification, aho ugomba kugira kuri buri kantu kugira ngo kimwe n'ikiba kiri kujya hasi n'icyo kiri kujya hejuru, sibyo? Nk'ubu muri ibungu stock market na cryptocurrencies ziri ku declining, ariko twabonye bond zishuringa zijya up. Am I right, Abdul? The bond market is doing well muri miss. I'm not going to tracking, ariko I don't hold no bonds in my portfolio, ariko the bond holder, I think they are doing great muri miss. So trusted. Go. Exactly. So muri make bond ni isoko ry'imyenda, ni ahantu bagurisha imyenda, kandi ugomba kumenya ko imyenda iruta economy hafi y'isi yose. Nk'imyenda isi ifite
imyenda ifite ni imyenda tuba twaratanze ku ma government bakagurisha amafaranga yacu ariko bakaba bataradusubiza n'ibyo bita umwenda. Hakaba hari n'indi myenda ibaho ituruka mu kuba turimo turareba nk'ubu iyi tekinoloji twumva ngo bita AI. Iyi tekinoloji iyo barebye basanga izazamura economy wenda ho 30%. Noneho waba ufite abakozi wajya kuruka ugasanga inganda zimwe zifite abakozi bari gukora, abantu bose bari mu kazi. Icyo gihe bita bihereza confidence bank cyangwa banki nkuru y'igihugu yuko bashobora kuzana amafaranga yandi muri existence, kuko nta mafaranga yo muri existence nta economy ifite. Kuko abantu benshi bakunda gukora ufasha amafaranga bakayashyira ku mabanki bakayabika cyangwa bakayabika munsi y'amatera yabo y'amafaranga ntajye muri economy. Noneho usibye ko atari niyo mpamvu cyane ituma amabanki international afungura y'imprima amafaranga y'imprima avuwe kuri ku cyizere economy iri gutanga. Iyo hari tekinoloji nyinshi ziri kuza, hari ubuvumbuzi buri kuza, bavuga tugiye gufata indi tiriyari y'amadolari tuyishyire mu isoko, dore dufite umubare w'abantu bari kujya ku isoko bagiye gushaka amafaranga, dufite tekinoloji imeze gutya nayo izakina andi mafaranga, sibyo? Kandi bigomba kumvikana. Si niba byumvikana impamvu ki babikora, kuko niba haje tekinoloji ya telefone, tuvuge telefone ya iPhone, twese tukajya ku isoko tukayigura kuko twayadimiye. None se ntihaze ikindi kintu kirenze iriya telefone kandi amafaranga twahaye iPhone tuzayakura he? Twarayatanze. Guverinoma cyangwa se abashinzwe politiki y'ifaranga bagomba kongera bagakora amafaranga azasatisfiza iriya demande zabo. Ibyo rero bikorwa mu buryo bw'amadeni. Ugomba gufata n'amafaranga bakayahereza abantu, ariko hazaho Kuri. Ugomba kugira Kuri score nziza kugira ngo uhereze ideni kugira ngo affording kiriya kintu. So is that something that makes sense? Bigomba making a sense ku bantu mu gihe turi kwisobanura, otherwise yeah. So that is what is a bond market. So naho metal market ni isoko ry'amabuye y'agaciro. So kuri isi haba amabuye menshi agiye atandukanye, ntabwo ndizeho byinshi bihambaye. Amabuye y'agaciro nzi njye nanagura ni silver, kandi nabwo ntabwo ngura physique, ngura amabuye mu buryo buri digital. Rafael, yego iby'amabuye katuzabivuga ubutaha, ahubwo noneho ndashaka tujye gufata umwanya w'ibibazo. Noneho umwanya mfite ibibazo byinshi nshaka kubabaza nanjye banateguye. Noneho ahubwo tujye kuri ibibazo. Wenda mwaganiriye kuri cryptocurrency, mwaganiriye ku ma stocks, mwaganiriye ku ma bonds, ahubwo gold n'ibyo bya mero tuzabifatire undi mwanya wabyo. Ahubwo noneho tudiginge cyane ku bibazo noneho kuri ntuza kugira ngo tuze kugira nibura iyi lesson 1 tugire ikintu dusigira abantu gifatika. Nanjye mfite ibibazo ndabategeka kugira ngo mbabaze kabisa. So if you don't mind, we can talk about maybe next time. So byose byari introduction, nk'uko umuntu musabye gusobanura what is the bond market and the gold. Wabyanditse ari ngendeye ku byanditse hariya, niyo mpamvu nari njapinze hariya. Gold rero iri classified muri metal market. So ni isoko ririmo hafi biliyoni zisaga nka $500 z'amadolari. Gold cyangwa hari ukuntu rubivuze metal market niko mbona abaririmo babyita, kuko ni isoko riri liquid. Andika kuri ntuzabera bibona ni MET like metal say. Yeah, metal market. Oh, okay, like, okay, good. Yeah. Empty mo fashe muhereza DM anga areba tracking what is a metal market and how liquid that is. So ushaka go tracking iyo soko wakoresha ntuza hano hari ababroka batanga ama information kuri ibintu byose bakakubwira uko iyo soko rimeze. Wakoresha bita CME group. Ngiye kuguhereza screenshot ahangaha uyishyiraho ngaha kugira ngo tugendane. Inyorezo nyashira. So markets. So all right. Bisa nkaho n'ubuhinzi ubwabwo ari indi bundi bwoko bwa economy butivanga n'indi economy yose. Iravanguye agriculture, ariko nta data nyinshi mbifite. Send a link to join the space. Okay. What?
Abdul ndabikohereje please musharing Abdul you here yaramanutse ko arongera azamutse yaramanutse ko amanutse cool okay good akabdura sharing right. So you ready for the question now? So navuze ko ushaka ni byiza kugira ntuza niba uri interesse cyane kumenya isoko neza. CME group yagufasha gutrackinga buri bwoko bw'isoko uko ryaramutse uko ryiriwe kugira ngo umenye ahantu werekeza amafaranga yawe, kuko hari abantu batajya bakoresha amafaranga nk'ibihugu tubikoresha gutya ngo tuinvesting for a long time, investing bitewe na investing kubera economy ukuntu imeze. Niba hari kiri kugenda neza akaba yakora amafaranga biri risky cyane, bisaba ngo uzi neza ufite experience neza mu byo ukora kugira ngo ubashe kujya we allocating capital yawe aribyo bita day trader. So uyu munsi ushobora gusanga ari kugurisha mero, ari kugurisha yaguze stock za zahabu na silver bitewe n'iki, bitewe na information. Nka cya gihe inama ya BRICS yabaga, twari twiteze ko BRICS yaza kuza gutangaza yuko bagiye gusohora ifaranga ripeginga kuri ntuza kuri gold. Ibyo bituma ntuza silver market and silver market na gold bizamuka bikajya hejuru bitewe nuko byagomba kuzifashishwa mu rwego rw'ifaranga bashaka gukora rya BRICS, ariko siko byagenze. Abdul ashaka kuvuga go ahead. Okay, hari akantu kamwe nashaka kongeraho. Urumva abantu bari hano hari ahantu tutababwiye. Hano umuntu ndabizi ari baribaza ngo none se ko mwatubwiye stock ngo twashoramo gute. Anyway, wenda ubutaha tuzabivugaho, but tukatubibireho agace gatoya, kwa ko abantu bose bahita bibaza ikibazo se abantu bose bacuruza muri state cyangwa se nge isoko ntababeshye rwose rya stock muri East Africa ndimo ndagerageza uburyo nzaryinjirira, nabonye riba sheked n'amakuru ni irya Kenya, kwa ko nge nkunda speculation. No mu Rwanda nababwiye yuko stock turayifite stock market, but nago iba pushed n'amakuru ntago nyikunda, like even n'amakuru ari economic ntago bigira. Bityo rero abantu hari akantu kamwe wenda Rafael wenda yariwe yakababwiyeho how they make some decision kugira ngo bamenye uko babuying. Yakomeje kubabwira ikintu cyitwa information. Please ntago waba usoma amakuru ya bya bindi ngo expecting ko ari amakuru ya biriya bintu usoma azagufasha kumenya stock uri bugure cyangwa ari share uri bugure. We need to change this mindset. Niba Rafael amakuru akonsoma ku munsi 95% ari amakuru agira icyo ahindura kuri stock market, wowe ukaba usoma amakuru y'10% kandi ukashaka ko ya makuru y'10% uyahinduramo ubufinda. Reka mbaho urugero, amafaranga nakoresheje ya pocket money muri 2020 muri covid nibwo ninjiriye ibintu bya stock cyane, nayakuye ku bintu bya GameStop. Wenda Rafael yavuze version iriya yo kuri YouTube, but abantu nanabibabwiye yuko ngiye amakuru nyakura kuri Reddit. Abantu benshi bakoresha bari gukunda nyine ntuza Discord, ariko ngiye nakoreshaga Reddit. Ko Reddit information imbere yuko zigera kuri Twitter nge nabaga nazibonye. Nukuvuga ngo nge nanjye hari kuri stock sometimes nago nakoresha technical analysis byandi byo kureba amagraphe n'ibiki, wenda tuzabireba ubutaha. Most of the time decision zagenderaga ku makuru. Uko Rafael mwumvisha ari kubabwira ngo Tesla uri izakora engine cyangwa se ntuza Nicola irimo irapanga gahunda za hydrogene, buri gihe habaye ibibazo byo muri fuel. Nubona amakuru ya fuel yabaye mabi, jumenya yuko agenda za hydrogene barimo barazizamura, agenda z'abantu bakoresha amakampani akoresha ibintu by'imirasire biri buzamuke. So iyo udakurikirana amakuru nk'ayo ngayo rero it's very hard yuko utangira no kumenya decision. Ikindi kintu nanone wenda atari yavuze, ama website yose musigaye mukoresha cyangwa mu broker wese musigaye mukoresha asigaye yita ku makuru. Nese nk'ubu nk'abantu benshi nta nubwo bajye basoma wenda nka Reuters business. Reuters business niho hantu amakuru abanza mbere yuko ibindi binyamakuru byinshi biya quoting.
ugasanga niba uba muri Amerika urashaka gukora decision ntujye ureba wenda umugabo witwa Cram bushize nababwiye yuko iyo avuze ikintu abantu twe twumva opposite niba bavuze ngo Rafael azahomba ubwo twe dushora ngo mukazunguka cyangwa se waba ubona ashobora kuba nabyo utabyize wenda ugakora 50-50 so no kuvanga abantu benshi mubona bakora stock most of them bagendera ku makuru cyangwa nkuko Rafael yabibabwiye muga following abantu twita ama market movers urugero mwarabibonye kuri Elon Musk single handedly niko nabyita yafashe stock ya Dogecoin arayizamura nanone single handedly akora comment yagiye muri ya show yakoze nanone itatuma price yajya hasi bityo rero wenda kugira ngo mutaza kushiduka mwagiye mu introduction abantu bari bube bari bwibaza icyo kibazo muze kubimenya most of people who invest in stock they rely on news niyo mpamvu nababwiye mugomba gutoranya amakuru mufata mugatanyana mukanamenya bitewe n'amakuru mugomba kuyakura kuri inde that's a very key thing niba mushaka kujya muri crypto go in crypto community ujye umenya update nk'ubu akantu nanjye nge wenda nuza yari kuva ari gukunda Jasmine but ngewe ngo aga project ndimo ndakurikirana wenda ushobora gusanga ari Chainlink nona muze kugenda muri ni crypto ntawe mbwiye ngaje kwishoramo nge ndi kubabwira nyine I buy in a project muri iyi minsi nge ndi gukunda ibintu bya web3 no kuvuga ngo nona ibintu bya web3 kwa kariho ndifite fascination ubakantu karimo karabikora neza naka ka Chainlink muri Australia wenda urugero amabanki yabo arashaka kugakoresha ubu ngubu niba nzi yuko wenda urugero Chainlink iri buntware nk'amadolari 8 inigurira dutatu nk'uyu munsi yazamutseho 2.63 so rero mbanga niyegamiye mvuga noke fine ntacyo mu gihumbi cyanjye cy'amashiringi y'amanyakenya wenda urugero uyu munsi nariyeho amashiringi 40 sinabyutse ngo njya ahantu hariho hose nta muntu nagiye guhingira juste yuko hari decision nafashe yo kuba nafunguye aho ngaho is just personal ntago ari ibintu ndi kubabwira ngo kwanga Abdul yavuze Chainlink yego muri speculation yomba wenda ndi muri America it will have value kuko muri community Rafael nawe iyo agiye gukora cross check akabibona twese turi tweeting information kwako wenda comment ya nyuma kugira nunganire ikintu yababwiye kuri GameStop nanjye hari udufaranga nakoreyeho twinshi like me I was in that movement yo guhangana na hedge fund by the way hedge twahisemo nyine abantu bo muri your Reddit group twaravuye tuti abaswa baragiye ubwo anaze kureba araza kuyibona icyo gihe Robinhood twari twamenye yuko hari hedge fund iyigira iyiri inyuma no kuvanga abantu iyo ntuza iriya mbere yuko beinvestisa amafaranga yacu kuri Robinhood barabanza bakayakoreramo amafaranga yabo nyuma hangiza bakaza kudukoramo akazi bakagurisha data zacu niyo mpamvu Robinhood itishyuraga ari nabwo hadutse mwabonye theorem yari isanzwe izi ngikintu ari ubuntu wowe buri product buri Robinhood niyo yabiteye niyo mpamvu mbababwira ni sometimes information ni key rero habayeho movement yitwaga Wall Street Bets yari group yo kuri Reddit twese nanjye nari ndimo yari iri group twagiyemo tubanga abantu nka 3,000,000 ibaze ufashe post ukavuga ngo Bahati tugiye kumufata tumukize nono nababwiye ukuntu gushotinga bimeze na Rafael yabibabwiye umuntu waguze stock uko nababwiye kugira ukorera amafaranga nabibabwiye ngoranje stock enye na shotinga zikaba 8 mugiye nkunguka muri za zinde enye kuko nzikurisha uko mbishaka nono ibaze waruzi yuko ziri bubu 8 aho ugasanga zibaye imwe kandi umuntu wawe ugomba kumwishyura enye none uri kubona bitewe n'isoko uko bimeze ni stock imwe yonyine ufite izindi 3 turazikura hehe urahita uzishyira aho ngaho noneho twari bameze nk'aho turi muri movement yo guhana za guverinoma ubwo pension fund zari zagiye ubwo ama media yose ari mainstream Fox CNBC everyone yarimo avuga muri kwica isoko mwahombeje ariko twe twari turi kwinjoyinga byandi nababwiye in the market when Rafael is losing Bahati is gaining
birashoboka ko Bahati yagaininga na Raphael ariko empty wenda Cosmos na Abdul twahombye. Always ni decision ziba ziri personal, niyo mpamvu mubona abantu bose bavoidinga kuvuga ngo iyi advice ndi kubaha iri financial. Ariko speculation ukuntu ikora nibyo nakubwiye, twari turi muri group ari abantu miliyoni 9. You can imagine niba bavuze ngo twese tugende tugure GameStop, turaba dukre icyo twita demand engineering, ibaza abantu nk'ibihumbi nka platform ije ikareba ikabona abantu miliyoni icyarimwe bose bari kugura stock imwe, meaning demand yiyongere, ubwo supply ntago iri guhinduka. Ubwo hari ikintu kiri bube ku isoko nyine cyagomeje turayitumbagiza, nibwo attention y'abandi nabo badufashije. Abatipo kuri YouTube bakora ama video, aba baviewinze nabo batanga amashwa dira, babaye abamiliyoneri barayababaye, ariko nkanje wenda nk'ahantu narifite kota ntarenza. So niyo mpamvu ibyo Raphael yavuze mugomba kwitsaho. If you want to invest in crypto stock, fata umwanya ufata amakuru consuminga, basic knowledge umuntu yayiguha, ariko ibirenza aho ngaho YouTube yabaye university, online haje ama platform, just even every broker ushobora kubukoresha yafashe session imwe yita education, kubera ko niko byagenze. Either you go through Robinhood barakwigisha, either you go wenda Coinbase, wenda bamwe namvisha ariyo bakoresha, either you go to Webull, all of them even hari nama rating. Please feel free, go and learn, unachuzinga amakuru ugomba guconsuminga. This is how you start in this game. Nta expert ubamo, unless even n'abakoresha ma engineering, keretse uri BlackRock ufite robo predictinga stock, cyangwa se uri Vanguard ufite amarobo abiri ashinzwe gukalkira ama program cyangwa se ama probability yo kumenya stock aho ziri buje. Iyo wagiye nka retail trader, most of them barilayinga ku makuru. Ubwo reba nta makuru usoma, it's very hard yuko aba daily trader. Byanagorana yuko wanakora investment za long term stock nk'uko Raphael yabibabwiye. Niyo mpamvu ako kantu nyine nagira nkababwire. Akandi kantu ashaka kubabwira bonds ikintu nababwira ni impapuro mpesha mwenda, ariko most of the people who do, iyo barimo baraguriza ahantu nabo babizi yuko kunguka bigoye. The only thing with bond, iyo ngurije leta ntiyanyambura. Nese igihugu ko kiba kizabaho mpaka, ntago ari nka company wenda urugero ngibiri bube ngigiye ngo nahombye nagiye. That's the only reason. Icyo nicyo kintu cyonyine gituma zitandukana na za zindi. Ariko nakunze uko ntuza wenda yabyaranje nabi. Kuri aya byaranje. Cryptocurrency high risk high return. Stock middle risk nyine kuri bond rero nirangiza buriya niyo ya gatatu. Trust me, inyungu zayo ntago njya nyamamaza. It's better ko wayigura as a businessman. Iyo uyiguze even na leta irakuba. Even I used to tell my guy, if you want to sit in the round table, buy bond and shares. Trust me, iri mu bihugu bitaratera imbere, it helps you a lot. Hari n'igihe hari nka decision wenda urugero ishobora kuba, ariko babona ibintu bakowinga bikagira ukuntu bigenda buhoro, bakaba banakuganiriza. Bia bonds na share nzita yuko ari ntuza ari investment of influence. Hanyuma crypto and stock nkabyita ko ari investment for the wealth. So rero ni ibintu bibiri buri wese abareba uko agomba kubireba. Wenda Raphael wenda niba ari ikindi kintu yakongeraho, then it's okay. No twakumva ibibazo. Raphael, Abdul, nashakuza kubikubaza wenda mu bibazo ndi bukubaze na Raphael. So if you guys you can allow people now they can ask questions ask questions. Since ari kintu Raphael agiye kongeraho, no if tuba tugiye muri time yo kubaza ibibazo nacu ngenda ubwo neka numve Raphael yagiye kugira cyongera urone tubone ko babaza ibibazo no. Kwa ibyo ndi bibaza Abdul, hari ibyo ndi bibaza Raphael. Bo ni isoko ryari ryose haba iryo byo imbere isoko ryo bita secondary market ari ryo stock market cyangwa ari ugura ama asset mu buryo buri digital. Ni isoko rinini, ni igitabo kirekire, and uburyo bwiza. Ibi byose turimo tuvuga ahangaha ni iby'abantu barasa nk'abari kuganira urimo empty urahari. Sorry Raphael,
ndimo kureba muzi kuzamura abantu mushaka ko muri cost bashyashya ubwo ndimo kureba umuntu wa request natije ndaye ko mumuzamura ndaye ko mubimenya ubwo burya aba cost mufite akazi kenshi umuntu wa request muramubona ndi kumuzamura byanze nategereje ko umuzamura ya buriya mu cost buriya mu kazi mukora habarimo no kuzamura abantu ubwo nibyo muhemberwa so ubwo ragira ngo nakari kanyuza go ahead brother Rafael. Okay, icyo nashaka kuvuga ndimo nsobanura ko isoko ryo secondary market ari ryo soko ry'imana imigabane ni isoko uhuriramo na guverinoma ugahuriramo na banki ugahuriramo n'abantu na insurance ni uriya insurance yaba ni biga kuruta banki kuko bo nibo baguriza amafaranga banki ikoresha amafaranga y'umuturage yashyizemo hariya igakuraho rimwe gusa ikaritiza ikuraho sinze percentage bakora bakayatiza bagasigarana andi just in case ushaka kuyatwara sibyo babyita fresh reserve lending sinze someone who may help me here bisobanura neza just in case so ugahuriramo n'ama institution ugahuriramo n'ama company manini cyane buriya hariye Apple yinvestinga mu yindi company nka ugasanga bafite nk'imigabane muri Microsoft kubera ko babona bafite mo potential ugasanga Microsoft ifite imigabane mu masosiyete yose yari muri S&P 500 ni company ifite market cap ni company nta gushora kugeramo dafite nibura market cap ya billion 500 sibyo ugiye ukareba ugasanga rero Microsoft usanga ifite ari amasosiyete yose barayaguze noneho hari n'indi association bita BlackRock I think ushobora kujya kuri internet ukareba what is BlackRock bafite tiriyari 17 nakoze amadolari mu kugura buri company yose ba kwisi ni yabo iyo barebye bagasanga ibintu ukora ni ibintu bafite team yiga kuri investment yawe bamara kubona ko harimo hazaza muri ibyo bintu icyo bakora cyo bahita bashura nk'amafaranga aho ngaho bakabakontorora sibyo kuko iyo uguze company muri secondary market uri nyirayo buriya ushobora kwibaza ngo ugiye kuri internet ukabaza ngo nyine Coca-Cola ntabwo bamukwereka ariko nyine Coca-Cola ni kuza ni Warren Buffett hafi 75% bya Coca-Cola hose ku isi ni Warren Buffett niwe wabiguze buri munsi akorera hafi miliyoni n'amamiliyoni z'amadolari yinjira kuri konti buri munsi nakakora amafaranga ku kwezi no uyinjiza amafaranga buri munsi kuko investment portfolio yiwe hari ziba za appreciating in value hari ama dividend so dividend akora muri Coca-Cola nizo zituma abaye umugabo wa gatatu kwisi bivuga ko umugabo wa gatatu kwisi w'umukire nta kandi kaza akora usibye ku investinga mu kugura amasosiyete muri uburyo turimo dusobanura ngaha ubwo rero ngewe nkaba ndeba kuko majority y'abantu barahanga ibibazo dufite n'abantu bashyashya nubwo wenda muratobarira ubutaha tuzayatuorganiza ibiganiro kugira tuze duhere hasi kugira abantu twese twumvikane ku nshinga imwe ikintu ugomba kumenya cy'umwihariko mu isoko ry'imigabane banza umenye company igiye kugura nk'imigabane banza usobanukirwe impamvu urareba ugasanga ukunda iPhone technology ya iPhone urayadimira wadimira ahazaza hiriya urareba ugasanga bari abantu hari aho bazakugeza uramutse ubahaye ukavuga tokira company cyangwa se n'urugero iyo ugiye muri Walmart ukabona ari kugurisha Walmart ni societe y'abaturage nta nubwo ugira nyirayo buriya ni societe iri kuri iri on public anybody can own shares mo hariya niba ureba ukabona ari societe ifite management nziza kubera ko deja bakontorora supply chain y'ibiryo byose muri Leta Zunze za Amerika ukareba ugasanga future iri hariya niho gufata amafaranga ariko ntabwo upfa kurebesha ijisho hari ujya kuri Weibo cyangwa se ukajya kuri Yahoo Finance ukareba ukadownloadinga balance sheet ya company balance sheet n'urupapuro rukwereka ubuzima bw'iyo societe ubuzima bw'iyo societe ni ikintu gukwereka amafaranga binjiza ayo basora bagasora hanze ayo basigarana uri kumva bakakwereka y'icyo gihembwe nayo igihembwe cyashize noneho ugakora imibare ukabona ko ari societe ushobora guhereza amafaranga yawe yakuvunye mu buryo cyo wayakoreka ariko kose ubwo rero ngiye none hangaha nakanagira ngo nongereho I think ikintu tugiye kwiga hangaha ni ukureba variation ya company kureba ko company iri worth ko washyira amafaranga yawe ukabanza ukanestandinga ko ikintu cyonyine ukeneye kumenya ni ukugura low sell high making ashobora kuguze ku giciro gitoya iyo ugiye ku isoko nk'umucuruzi making ashobora ku giciro cyiza cyane nyuma yo gitwaye
no mu isoko ry'imari n'imigabane ushobora kunegosiya igiciro utegereje icyo bita buy order cyangwa selling order. Igihe pricing ukavuga ati uyu mugabane uri ku madolari 10 ariko hano wahenze, ariko hari impamvu nyinshi economic zishobora gutuma uyu mugabane umanuka hasi, ndashaka kugura ku madolari 6 cyangwa 5. Nabyo birakorwa ukagura ku giciro ushaka, ariko bishobora gufata igihe kugira ngo bizamanuke bigera hasi, noneho kugira none bigera ku 10 bari guzagurisha, sibyo? So ubwo rero ibi bintu turashobora kubiganiraho. Nubona wacanganyikiwe cyane ntabwo ari wowe wenyine, biracyacanganye na ku bandi bamaze mu gihe kirekire, bitewe nuko kuri iyi si hariho abantu Imana yahaye ubwenge, ibabahamo impano, bayinjira mu isoko bagakorera amafaranga mu buryo buri legal. Yatubwiraga ukuntu hedge fund zimanipira isoko. Yes, binjira mu isoko bakagenda cyambere hedge fund institution n'amabanke, ibinyamakuru byose ubona bya Fox, CNBC usanga ari ibyabo. Noneho rero baragenda bagakreya narrative, bakagenda kandika inkuru bashaka ko upanika, uvuga ati imodoka zose za Tesla zimaze guhira muri Nevada, ati biragaragara ko nta hazaza h'iyi societe. Uri ufite imigabane 500 ya Tesla kandi bavuze ko utazayigurisha, umuntu akaza hari akakubwira ukuntu iyo company ari ubuswa, nta kintu izakumarira n'uburenganzira bwawe kwivugana ko muri Amerika hava icyo bita freedom of speech, ugakereye ukazana ibitekerezo by'ubu BS ukabikubita mu bantu hari. Noneho wowe wareba ukuntu washyizemo ubutunzi bwawe bwose ukagera ku cyo ukagurisha, kandi ugurisha bagira ngo bakubeshye igiciro kimanuke, nikimara kumanuka bagure ku giciro gitoya, kubera ko bano bantu bafite ibifaranga byinshi, ntabwo ari abantu bemerewe guhomba. Impamvu batemerewe guhomba, bakoresha amafaranga atarayabo mu kugura imigabane, bafata amafaranga bafashe y'amabanki, amafaranga muri banki y'abaturage bakayagura zino asset. Rero mu isoko ry'imari n'imigabane habaho manipulation, no mu Rwanda tuyo tubibonaho. Nk'ubu ngubu uzumva yuko hari ikibazo cy'ibirayi byahenze. Ibirayi ushobora no gusanga bihari, ariko ari umuntu wabifashaga akagenda agakaboroka supply chain yabyo, bizitira ntibigire ku isoko. Noneho ibicuruzwa byabaye bike ku isoko, deje igiciro cy'ishutinga kikajya hejuru. Iyo ni law ya economy, sibyo? Noneho genda uvuga ati nuvuga bavuga ko ngo ibirayi bimwe biva Malawi, ku nkuru mperutse gusoma, ibindi bikaba byavuga mu Bugande. Noneho genda ufate bya bicuruzwa byo muri Malawi use nk'ubiyobya, ugenda ubicumbikiza hano Tanzania, ntubinjize mu Rwanda. Nibijya bijya kugera ku mupaka, ubishyira ahantu nibura ubimaze amezi 2 bitinjira marahiri, deje uzadrivinga igiciro hasi, nugira ngo urabizanye uzahita ucuruza ku 1500 bose bazakugurira. Ushobora kumanipira isoko, sibyo ko muri Amerika bagufasha baguhanisha n'igisabano cya burundu, ariko hano hari abantu babikora. Kino gihugu cyavumbuye n'abagabo b'ibisambo moshe. Uyu nguyu bita yitwa nguki, uyu nguyu Christophe Colomb waje avuga yuko yivumburiye ahantu, ariko yaje asanga Abahinde. Avuga yuko ari igihugu kidatuwe, igihugu gusa baragifata bazana nk'abantu barabubakisha mu zikimera gutya. Ni igihugu cy'abantu b'abanyabwenge. Ushaka gukora nabo mu isoko nta gukora nk'ibyo bakora. Ushaka gukora nk'ibyo bakora ubu ni ukwihara, ariko icyo ukora wowe making sure kuguze law ku giciro gitoya, wiba manipire, wigira ubwoba bw'amasomo bw'amakuru uri gusoma. Niba kubwira amakuru mabi kuri company yawe ikamanuka kubera ko company yawe yize, witongera ufata amafaranga wongera ugura indi chunk y'amashare ukubita hariya, reward ukura muri ibi ntigire kuningana. Muri 2021 tujye muri Boston, hano hari abantu bana barangiza ari ababiliyoneri badashaka kujya ku kazi, nta kandi kazi bakora. Aragenda agafata amafaranga y'inguzanyo kuri banki, sibyo? Kuko babika ubucuruzi bw'ibintu barabizi ko neza ugiye muri business school, akenshi ntabwo bakwigisha bwa bucuruzi bubwira ko biga ni isoko ry'imigabane ryo biga deja, sibyo? Baragenda ko bafite ubumenyi, bamaze kumenya n'ukuntu ibinyamakuru bimanipira isoko, bakamenya aho kuinvestinga, bajya kurangiza amashuri ari abakire majority hafi ya bose, sibyo? So ubwo rero ndagira inama umuntu wese go ahead. I think ducunguze uburyo umwete, because we have a lot of questions coming to you guys, so I think mwatanze overview yumvikana. Mwagiye muvuga n'ama terminal technique, muravuga za hedge funds, bari hedge funds ushaka gusanga mbizi, ariko ayo ma technique bashaka umuntu yasobanura kugira ngo abantu tubashe kuba on the same page. Nanjye ndimo ntago ushaka ko bizakira, nanjye sigare rwose twigo hano ku ma space. You guys muntera ishyari ryiza rwose, kuko murirwa
hano twavuze ibintu byiza ariko I want we go together je nshaka ko dukirana hamwe from the scratch. Ikibazo cya mbere nshaka kubabaza ubwo ariko ndabariza n'abandi hano ko hari abavandimwe bambaje muri DM hano bagiye bambaza mwagumye kuvuga za Webull za Robinhood za Coinbase aho ntago babizi. I want you guys izo mu bisobanure ariko ubwo byajyana ikibazo cyane mfite n'ubundi umuntu uraho ufite udufaranga twe abitse duhumbisha nacyo igihumbi cy'idolari none ashaka kugura imigabane cyangwa stocks cyangwa izo cryptocurrency yajya hehe? That's the first question. Ubwo mbabariza na audience. Cyo ikibazo cya mbere umuntu ubyumvise bwa mbere hano cyangwa usanzwe wenda ubibamo yaraguza hatariho. Ni where can you advise somebody to go to buy those cryptocurrencies? Ndabizi za Webull Nature za Robinhood wenda hari abimbajije hano yambaje se ati mbariza Rafael Coinbase n'iki urumva mwagumye kubivuga na terms ariko ntago babizi ariko ko je bimba mbizi nuko ari je nijijisha ariko mbizi. So rero swali abo bantu zose ubundi umuntu azizera gute? Cyo ni ikibazo cya mbere ndabizi Rafael uribagirwa ubwo empty because turafasha gufasha Rafael ko ni usubiza cyane. Ikibazo cya kabiri of course mwagumye kuvuga ko umuntu agomba gukora research akamenya niye company yakora investment. Ndashaka kumenya tuva hano nizihe company muri cryptocurrency umuntu ashobora kuinvestamo. Ese ni Dogecoin, Bitcoin, whatever ziriya zihari nk'eshanu za Ethereum no muri stock market wenda muvuge company zingahe wenda eshanu za mbere umuntu ashobora gukora investment so far. So icya gatatu empty umfashe kuko nyene uri mu cost kugira ngo uze kumufasha Rafael igihe yibagirwa ubwo ari kugo cyane birajya no kuri Abdul na aza kugira mwunganira. Icya gatatu ku muntu utangiye ari stocks na Bitcoin na cryptocurrency what would you advise? Nubwo wavuze ko utari financial advisor I agree ariko so far turi bake beza umuntu ushaka kwiga ubushobozi ufite busharing ntabwo uvuze ngo umuntu afata umutungo agenda ugure ariko what would you advise somebody between stock market na cryptocurrency? Ni he yashira amafaranga ye? Just if you would be a good advisor like a brother hano ntabwo humura ntabwo turi financial advisors ariko we are just advising mu bushobozi umuntu aba afite hano. So ibyo ari byo bafite so far. Reka ndekire ikibazo uyu muvandimwe buretse gatoya yanyandikiye muri DM ntaza yambajije mumbarize can you ask him what is Coinbase? Cyo nakivuze ikindi kibazo ambajije ni ikihera numvaga ibya Bitcoin. Can you explain where to buy them, how it works? The Bitcoin yabaza ibya Bitcoin buri ikora n'ibiki byose mwabisobanuye. Ubwo nijyo ibibazo mfite Rafael na Abdul we kibazo mufitiye. Abdul ibintu bya bond ni haramu. Abdul ibintu bya bond ni haramu. Ndashaka kusobanurire stock market na bond ubundi bya bintu mu Busilamu ni haramu. Wenda menye ngo ndashora hehe. Abdul uze kusubiza aho hantu wenda specifically kuri wowe ibintu bya bond bya bintu bya mesha mwenda za leta bya twaze tuvuga. So nibyo bibazo mfite so far numva numara kubisubiza. King Chala welcome brother yagarutse ubwo nawe araza kubabaza ndabona yamanitse nubura nameless twagiye Rafael. Bo ndahera ku kibazo cya nyuma kuri cyo nibuka cyo nicyo nibuka anbaje nguki go ahead. I'm sorry abize babyo ariko abakira gusa bari mu tuntu twinshi mu kabyaranga n'ubuturanga ubufoto yewe nakwira agenda ubu nyine ububazo ufata agenda cost abakira bari rwose mufasha cost umusone ikibazo cya Cosmos kamwe. Okay ubwo yakubajije inama wagira abantu cyangwa expanding neza cost bagibaze noneho na cost habyase rata nakubajije cya mbere nakubajije aya terms Coinbase Robinhood Webull ibyo ni ibiki? Ese aya terms can you explain to people here umuntu ashaka kugura umugabane yagura hehe ari umuntu musha nona? Where can you advise somebody to go to buy is the stocks icyo ni cyambere wenda nucira bahagaze kugira bitaza kushaka. So kugira ngo first and foremost sobanukirwa ko umugabane na cryptocurrency ni biratandukanye. Crypto ni software, umugabane umugabane ni ukugura ownership muri society. Urashobora kujya muri MTN
ukabahereza 500 bakaguhereza 30% by'iriya company, nibyo bita ntuza, nibyo bita stock market cyangwa se imigabane. So noneho bari bambaje ari ikindi kibazo ntarajye kijyanye no muragiye investinga cyangwa aramusaguza za software ekapuzite software byawe kiriya yazigura yazigura okay. Mbo Coinbase cyangwa Robinhood ni izina ry'ababroker bazwi babahuza bakugeza kuri cya kintu wifuza, ugomba kumucaho rwose nta bundi buryo wagura n'ababroker. Coinbase rero ni umubroker wa cryptocurrency. Robinhood cyangwa se Webull cyangwa se Fidelity ni umubroker wa stock market. Oya gasubiremo okay, I'm repeat that again. Yeah, Robinhood ninde? Robinhood hera kuri Robinhood. Bose abona ni amazina y'ababroker bari disponible kuguhereza umutungo ushaka kugura. Robinhood izwiho kuba ari application yoroshye gukoresha muri telefone ku buryo na nyogokuru wawe yayikoresha akagura umugabane. So noneho ugiye izindi impamvu cy'abantu tazikunda nuko ziri sophisticated cyane, bisaba kunaviga nka za Webull, Fidelity, ushobora gushyira nk'amafaranga ukanabura ahantu wayashyize kandi yavuye kuri konti yawe kandi arimo ntawe yakwibye kubera ukuntu nyine ziri more sophisticated. Ariko Robinhood it's much more easier, yubakiwe nyine abana bakiri batoya ariko bashaka kwinjira ku isoko ry'aya mahirwe. So ubwo rero wibuke neza ko Robinhood, Fidelity, Webull tuza kuza kubyandika ari hejuru kugira rero ukuntu byandikwa, ntago bacuruza imigabane na bonds n'amabuye y'agaciro. Ushaka kugura amabuye y'agaciro niba ukunda ukaba warabuze ukuntu udashaka kujya ujya mu byo kuyamininga Kongo, urashobora kurigura ryamaze kugera ku isoko, agaciro kacyo kuri zamuka ku isoko ni kugura. Urashobora no kuguriraho amadolari cyo bita DXY. Niba wizera ko idolari rizazamuka, wizera agaciro k'idolari, urashobora gufata ntuzarahiye ukagura currency muhari, kugura amafaranga y'amakanadiye yake ni ntuza ni trading ya currencies hagati yo gucuranga amafaranga. Urashobora kuguraho cyangwa se ugakoresha itoro ni na platform y'abafaransa ariko iyo no muri Afrika irakora itoro ETORO. So idownload muri telefone yawe ngaho, nutanagura ujye kujya winjiramo utracking, habariho n'ibiganiro bakubwira abantu bari kugura. Niba utazi n'ibyo ukora, urashobora kurara rimwe abahanga cyane bakunda bazi gutrading, bakwereka amanota baba baratradinze, ukamukopia trade ziwe ukushyizemo amafaranga icyaguze. Ibingi bizaba ikiganiro kwacyo ku bantu bari motive bashaka kubitangira. Twazafata ikiganiro tukababwira ukuntu bashobora gutangira utari wowe ubikora, ukopia abandi no gushyira nk'amafaranga ugakana. Niba ari Bahati, niba ari umutrader, Rafael akaba ari umutrader na Mt akaba ari umutrader, noneho wowe urareba ukareba ufite score nziza, umuntu ukunda gutradinga nk'imana muri abo ngabo, ukamukandaho amafaranga yawe mu gihe aguze ikintu nawe ukagura, mu gihe agurishije nawe akagurishiriza. Niyo hombye nyawe birakwempakta. Bivuze ko kujya mu isoko igihe cyose bijyana na risk. Niyo wajya ku isoko ry'isoko ry'i Kigali naryo rifite risk involve, ziba ziri involve muri biriya. You have to know that. Murakoze cyane. Ikindi kibazo? Okay, ikindi kibazo empty nawe rwose mbere kijyagezo uyu munsi nta buryo so okay, icya kabiri ubwo ni nakubajije tumaze kumenya Robinhood, Coinbase n'iki, ubwo babisobanukiwe na application ahari y'ababroker afasha abantu kugura izo ntuza nonaha kandi zirizewe cyane vraiment. Nanjye ubwo nabishiraho umugisha ariyo witwa Webull whatever na Robinhood. So ikibazo cya kabiri nabazaga ni advice wabwiye umuntu nonaha ushaka kugura between izo software twise software n'imigabane mu mastoke, ni ikihe kintu umuntu yabanziriza from the tuvuga umuntu uri ushaka kubijyamo, ni ikihe kintu yabanziriza? Yabanza amastoke mu migabane cyangwa yabanziriza muri ayo software? What would you advise? Yeah. Okay. Beste kugira ngo investing igihe cyose bizaterwa n'amafaranga ufite, bizaterwa n'amafaranga ufite na risk, tolerance ya risk ufite uko ingana. Ikindi ugomba kureba imyaka ufite, uko iyo ufata risk ya risk bimeze n'imyaka. Nkuko nabivuze nawe uzafite imyaka 50 ujye ku investinga muri kintu. Kuri ngo uramutse n'urugero teka turebe kintu hamwe. Apple ni company ifite trilliard 3 z'amadolari market cap. Kugira ngo ubu ngubu igiciro cyayo iri gutrading ku madolari 180, ariko hari igihe zino company zitrading zikagira nko ku 5,000 7,000 bakongera bakazicagagura nk'ibice ikamanuka.
sibyo bivuze ngo bamaze babyita niza kuza kubyibuka ndaza kubisobanura uko babyita uko bayifata bakayongera bakayigabanyamo ibisate bindi kugira ngo umugabane wawe uhendukira abakiriya. So ngiye kuinvestinga mu rugero rwanjye ku myaka mfite mfata risk nini kwa ko niyo ndibi life expectancy wenda mvuga ko mfite ndi umuntu ufata am risk taker. Nkunda kuinvestinga muri technology mu kintu kigiye guhindura ubuzima bw'abantu muri technology idasanzwe niza nk'ubu namaze kuinvestinga deja mu modoka zitwara muri software ikora modoka yitwara. Ni investinga muri societe bita Palantir kubera ko isi ahantu igeze uyu munsi wa none turi kubona ibibazo by'umutekano byabaye crise ku isi hose. Tugiye kubona ibintu by'izindagana bibwiyongera bugambiriwe. Turi kubona ibihugu buri gihugu cyose kiri mu ntambara n'umuturanyi wacyo. Nibwo bwa mbere tugeze hano isi iri mu kavuyo kameze gutya. Sindi niba utabibona cyangwa wese ukabibona ntubitekereza. So hari amasosiyete rero kubera ko iyi misi none intambara zarahindutse ntabwo tukirwanisha za burende n'indege na za mashini gani no. Ubungubu haje intambara ekonomi, intambara yo kumenya ibyo wenda gukora, ibyo uzakora ejo, ubundi nzi ikintu uzakora ejo ndashobora kwevita kugikora kuko namaze kukimenya kubera technology ahantu igeze uyu munsi wa none. Hari company rero bita Palantir, ni company ndi bullish optimistic iyi society ya future yawe. So hamwe ni company ngo iri kugura amadolari 15 mugabane umuramutse ubuzima musano. Ndamye nashidikanya ko iyi societe mu myaka 5 iri imbere umugabane uzaba ari 500 cy'amadolari. That's my price target kandi nkunda gufata ntuzi igiciro gitoya kugira ngo prediction yanjye itazandeception sibyo. So iyi societe ikora ibiki yamaze urebye partnership bafitanye na buri guverinoma yose yo kwisi utubona ko iyi company nahazaza. Yuza kuza kumenya ko Microsoft buri societe yose yo kwisi izaba ari umukiriya wa Microsoft ubu deje ubu uri umukiriya waramaze kugura nk'imigabane ariko Microsoft yamaze kuturenga ni mpamvu rero mvuga ati ko nkina ashaka kugura imigabane muri Apple cyangwa Microsoft nuko kugira ngo iyi company izaguhereze ritanu ukeneye igomba kongera kwikuba kabiri mu gaciro. None se tiriyari zindi 3 izazikuraho muri iyi isi meze gutya. Amafaranga yose yo mu isi barayafite deja ko nta muntu udakoresha produit yabo utayikoresha none yigeze kuyikoresha sibyo. Kandi no Apple ntago bakorera amafaranga gusha telefone gusa, application zabo zirishyurwa, charger bayigurisha kwayo urukumva, pochette bayigurisha kwayo, bafite ukuntu bakorera amafaranga hirya no hino kandi no bakoze iriya VR iya wambara ukajya muri monde virtual igura $3,000 by'amadolari kandi abantu barabikunda bazabigura sibyo. So ni societe buri muntu wese agurira produit yabo, niyo mpamvu ba controller flow y'amafaranga yose ari mwisi. So ubwo rero ngiye kuinvestinga ku ruhare rwanjye ndeba societe kintu iri gukora nko hari akandi company na investing ko yashyinga amafaranga ko muri New York kari gukora technology ku imodoka zajya zisharija ku masanyarazi utiriwe ushyiraho umugozi ukoresheje ibintu z'uburyo bwa wireless. Iyo company ntabwo gusa kuri ibyo ngibyo bayita Ideonomics, ntabwo gusa invest ntabwo ikora gusa ntabwo iri ku develop technology ya wireless yo gushaja imodoka mu buryo sans fille, deja inakora drone, inakora n'amavani. Urebye industry y'amavani zino modoka zipakira ibintu zo z'amasosiyete zikunda gukoresha. I think some of us know what is a van. So iyi irakora amavan electric nubwo Ford nayo ibwa ifite amavan yamaze gusora hanze ariko isoko ry'amavan ni rinini cyane ruta imodoka za tourism sibyo. Iyi societe nashyize nk'amafaranga uraza kuza kubona ku rukuta rwanjye ni company bita Nikora barimo barakora ibishoboka byose ngo bashyire ikamyo ya mbere ijya hasi zero emission idakenera essence ikoreshwa amashanyarazi. Urebye amategeko ari kujya hari kubaninga imodoka nka California ntabwo imodoka ya essence kigurishwa baraziciye abantu barimo barasohoka birukanka ugomba kuba ufite imodoka ikoresha amashanyarazi. Urebye imbaraga bari gushyiramo ntabwo wa fighting government, icyo ugomba gukora no kubakurikiza nta kintu sibyo. Ubwo rero future y'ibi bintu urebye ahantu isi bari gushaka ko ajya ugomba kwipositiona deja na societe izafasha kugera hariya. Nta kintu gishobora kugerwaho amasosiyete adufashisha. Niba uyu munsi kuvugira kuri telefone no kubera thanks to the Apple yadukoreye iyi technology yo kuganira gutya sibyo. Wabonye ko kubera Apple technology yabo yamaze gukrashinga deja amasosiyete nka Sony Ericsson, Nokia, hari telefone tuzongera kumva ku isoko ndetse bagiye mu yindi technology nka Nokia nta n'ubwo telefone kuri ibindi bintu na Sony bwaye na CMS Sony Ericsson ntabwo bikiri ku isoko ry'amatelefone kubera ko aba batipe baraje bakontrola Samsung na iPhone
nibo bakontorora isoko rya communication. iPhone Apple bo nta nubwo banakora telefone gusa, bakora computer nziza, bakora ekuteri, bakora none bakuze n'ama VR ukumva mu minsi iri imbere bafite na televiziyo, bafite n'amacano ushobora gupodcasting hanga, basigaye bafite na ntuza na application ushyira muri telefone ukishyura ikwereka ukuntu uguterura ibyuma ugakora umubiriro fitness fitness urakoze cyane. So ibyo byose birakwereka ko abahungu bakoze produit ikorera amafaranga. Ubwo rero ugiye kuinvestinga amafaranga yawe urabanza ukabaza gusobanukirwa ikibazo society iri gukemura, kuko gukorera amafaranga gukemura ikibazo. Ukikorera amafaranga bikomeza kubivuga no gukemura ikibazo. So understanding your company ikibazo iri gukemura, wirebe igiciro cyayo, unuko yakongera hendutse cyane ngo nta handi izagera, no guhenduka byaba byiza. Banza urebe ikibazo iri gukemura, urebe na leadership yayo uko imeze, urebe na community iri inyuma. Ibindi byose ushyiramo amafaranga makeya constantly byangiza biturize. Sinye ndi commenting ngo company bugurwa amadolari munsi ya rimwe y'amadolari, kuko zira companies ziba zifite ibibazo byinshi, iba yarazanye technology ku isoko igafiyaringa, sibyo kongera igafiyaringa, cyangwa se ama hedge fund ari kumanipera igiciro cyayo, sibyo. So biba byiza uri uguze company itari penny stock ni company yose trading munsi y'amadolari 5. Akenshi probability yayo kugira ngo izamuke biratinda, gusa yiguhaye amafaranga igukura ku musambi kabisa. Ariko kubera ko nta mwanya mwinshi dufite wo guta, niba ufite imyaka 30 ntabwo ukeneye kudiringa no penny stock. Imyaka 30 mu myaka 10 ufite imyaka 40. Iyo niyo myaka umuntu atangira kubaho utinjiye imyaka 40 kujya muri 50 utarabaho. Donc isi ntacyo yabikumariye. Iyo uko ntekereza ngewe, I can be wrong about that. But let's go ahead with another question. Kabisa ubwenge bwinshi cyane njyewe buriya umuntu nyemeza ndamanika amaboko rwose umusobanura ibintu byiza buriya according wa magani amafaranga ufite na risk muratekinga bigusaba gushira ubwenge ku gihe. Abantu bafata risk zitandukanye, ibyo uvuga ni ukuri. I think ndakubaza ibindi nyuma kuko nashaka kubaza ibindi biri in detail. Uburyo umuntu ashobora platform zishobora korohereza umuntu kumenya nize company. How do you know those companies? Urumva nkawe wabwiye ko spending amafaranga mu kugira ngo umenye inkuru every day, spending amadolari $400 ku kwezi kugira ngo umenye izo nkuru updates. Umuntu uciriritse hasi umeze nkanjye ushaka kumenya izo company azimenya te? Ese hari YouTube ziba zihari z'abantu wenda bigisha ibyo bintu buri munsi? Ese no gufollowinga za Yahoo market wenda ibintu nk'ibyo wenda ibyo biraza wenda ni ibibazo tuza kureba nyuma kugira ngo tumenye nize company umuntu agomba gushoramo nk'izo. Urumva nk'izo because the way you explain I would invest nanjye ubwo none ahubwo urazibwira zikoramo investment. Ushobora gufata amadolari 50 amadolari 100 nka-investingamo nkigendera nkagura imigabane nk'itatu nkigendera rwose. Hari n'amafaranga uvuga uti ni long term. So Eman Rafael, thank you so much. Njyewe rwose munyemeza kabisa. Ahubwo katwumve noneho Abdul mubazo namubajije noneho then twumve King Chaba. So yeah, Abdul urahari? Yeah. Saka Abdul urabona zakira vuba cyangwa shana cyafite urugendo? Zakira man tugopi. Gusa bati merci Rafael yaramfashije kwako nakubwiye ibintu ndimo. Ari bamwe bagwa bambaza ngo company zunguka kwako ngiye mbere y'ibintu byose mbanza nkabibutsa ko ndi umuyisilamu. Noneho reka nsubize ikibazo cyawe kugira byihute. Wenda Rafael wenda azajya mfasha kuvuga ibyo nge navuga. Urumva Rafael sinamushinga. Rafael umukristo w'iby'Ubusilamu doesn't care. So njye nkeneye umuntu w'icyizere rwose. Okay. Noneho reka nze noneho nsubiza abavandimwe bandi nabo bafite ikibazo nk'icyawe. Wenda ubu mugihe reka mbe ndabasubiza nk'umunyeshuri kuko ntabwo ndaba certified, ariko nimba we amenya mutazankira n'ibiraka noneho bizaba byabonetse. Anyway, kugira icyambere wabajije cya bond cyangwa impapuro mpesha mwenda. Ziriya muri Islam ntago ari halal. Nukuvuga zino mu Rwanda batanga, muri state batanga, ntago ari halal. Hanyuma ukambaza uti iziri halal cyane izihe?
tuzita sukuka. Nigiye umunyuza muri mu cyarabu zitwa sukuka. Kubera yuko zino ni nk'umwenda ubugurije. Bond n'ibyo nababwiraga ni impapuro mpesha mwenda. Niba harimo impapuro mwesha mwenda mwabyumvishe bya bindi hazazamo ikintu cya riba nyine. Inyungu ku deni. Bo niyo wabyita ngo ni inyungu, niyo wabyita ngo ni profit, muri Islam nyine conventionally ntago byemewe. Then ikibazo ukahita wibaza uti muri Islam twe dufite iki? Dufite icyo twita sukuka. Iyi sukuka ni ukuvuga ngo iyi nubwo ari bond utanga ubona ibintu in terms of revenue. Ni ukuvuga ngo hari projet bagiye gukora mwayishoyemo, ibyo babivamo byose biza nk'inyungu. Mu gihe projet idaciyemo umenya ko ubwo nta nyungu uzabona ku mafaranga washoye. So ni ibintu biri deep, ariko mu buryo bw'amagambo make ni gutyo naba nkusubije. Bisobanuye ko rero ijambo riri kiyana bikubwiye ni sukuk. No kuvuga ngo sukuk bisobanuye yuko ari bond, ariko bond zirimo oriented mu ma assets. No kuvuga ngo iyo bond yawe ibimeze nk'ari ownership wagize. No kuvuga ngo nibibona inyungu muzagabana inyungu, nibitabona inyungu ubwo nawe nyine uzamenya yuko no kuvuga ngo murungukana wanahomba mugahombana. Ni nayo mpamvu muri kubona ari byo biri on hit. Niyo mpamvu mu gihe abandi barimo barareba US stock market, ndimo ndareba Astana International Financial Center. Buri amaso yanjye ni abari cyangwa se Dubai ndetse na Saudi Arabia. Noneho hari na stock. Kuri kibazo cya stock ezo ni halal. Stock ezo ni halal igihe cyose uziguze ariko ukagura bimwe mu by'idini tabujije. Urugero hari startup iri mu bintu byo kudigitaliza nuza pornography. N'urugero nta muislamu wemerewe kugura iyo stock, ariko abandi bayigura kuko ifite future potential whatever thing. So nukuvuga ngo wemerewe kugura ama stock y'ibintu biri nkuko bagiye bavuga Apple yarabasize. Palantir wenda n'urugero, reka nk'urugero, hari igihe ushobora kuba wanyuzwe n'ibyo Rafael yakubwiye, ariko Palantir nanjye ndayikunda kwa ko ni company nziza. By the way, for point of information, nababwira ko Palantir niyo yakoze technology yabashije gufata Osama bin Laden. Iyo ni point of view wenda nakongera ka information wenda abandi bantu batari bazi. Umva, Palantir ni company nayigurisha imigabane, ifite imigabane igurisha. Share yabo nta nubwira ahenda byatari. Amadolari 15 uyu munsi Palantir. Ariko urumva ibintu muryamanye ngirirwa sinzira yara ku space. Ati babiretse byo utangira ukonsome information twakugiriye inama. Hindura amakuru nkwa. Bambabwira nuko muntu iki twakomeje ariko Abdul ntabyo ujye umbwira kandi tuvuga. Aha, iyo wakoze space ya business simbikubwira. Nanjye urabizi nk'ubu kuwa kane uba wabimbwiye nemeye uyu munsi nanyweye ibikawa nanyweye ibiki kugira ngo nsubize ibibazo kugira akazi kadapfa amasaha yaboneka kwa kari kuwa kane. So ubizi ko ubu ikintu kindi none nahita nkubwira, ubwo nakubwiye nyine yuko nuzajya ujya gushora muri stock uzajya ureba amakampani nyine ukayiga ukareba niba ibyo bakora bitari mu byo twe nk'abayisilamu twabujije. Hari ikintu noneho ngomba kongeraho mu bintu ndi kwiga ubwo nk'umunyeshuri ukurikira, reka nkusubize. Iyo ugiye gushora muri stock nka ba Rafael arabizi hari icyo bita leverage. Leverage ni ukuvuga ngo baguha amahirwe yo gushora amafaranga arenze ayo ufite. Urugero, Rafael ashobora kuba afite 100 bakamuha ububasha bwo kuba yashora 400. Ibyo bintu bibaho cyane. Umuyisilamu ntabwo yemerewe gukoresha leverage cyangwa se kuguza amafaranga kugira ngo ashore. No kuvuga ngo urafashe ugujije 100 hanyuma urashaka gushora muri stock, ntabwo byemewe. Ibyo nizo practice wenda ukuramo, ariko gushora muri stock ni halal. Hanyuma ushobora no kuza nyuma kumbaza ngo platform uko bandi bavuze Robinhood. Okay, ama platform menshi atangiye kumenya ubwenge. Urugero abantu bakora forex trading bakoresheje platform yitwa X&M.
X&M yamaje gukora platform ku buryo iyo uri umuyisilamu bibabwira mbere, hanyuma bo bakagufasha gushora mu byo wemerewe, ntibatume ushora mu bitari halal. Noneho hari ikindi kintu wenda platform noneho yazajya gufasha kuguha hint, ndaje nyandike, hari platform y'abayisilamu dukoresha kenshi dushora kuri makeya dufite, bagufasha gushora mu biri halal, ni musafa.com. Reka nze ndaje ndayikwandikira, ubwo ni ikibazo mbaye nkusubije, kubera yuko nk'umunyeshuri urumva nakubwiye nyine umuntu akora twa research nyinshi turenze n'ibiri ngombwa. Harya cryptocurrency yo wayivuze, cryptocurrency nayo ni halal cryptocurrency. Crypto rero, crypto nanjye nakubwiye ku ruhande rwanje ntabwo ari ubushakashatsi bwose, ntabwo ndabusoza, ariko ku ruhande rwanje ngiye ngura projet nkuko nakubwiye Chainlink, ngiye nyigura kubera icyo kintu cy'uko nge ndabona projet yabo ni projet nakunze kandi amafaranga igura bigura make. Niyo mpamvu nagiye mvuga nti ngewe nkuko Rafael abivuga, ngiye ngura vision, niyo ndi kugura ikintu mba ndimo ndatera imavani, ninjya gukora day trading nzagira icyo nkora cyangwa se on the long term ese bizazamuka. So rero for crypto iracyari issue y'ibiganiro, ntabwo ngenda ndakageraho ko nge narindi muri ibi bintu byo mu rwego rwa securities, ari byo bya stock, bonds, shares n'izi zindi nyine za indices byose muri Islam status zabyo. Ariko nibigera kuri crypto wenda nzagusubiza nabigizeho ubumenyi buhagije, none nta bumenyi buhagije mfite bwo kuba nahita ngusubiza ikibazo mu buryo buri direct. Ndumva ari ibyo ngibyo nankubwiye. Urakoze Imana guha umugisha rwose ebana. Tumaze kugira abanyabwenge benshi hano rwose, njyewe birashimisha ibi ngibi. Rero ebana ntago muzakira nsinziriye hano, nibishoboka tugomba gukirana. Ubu rero ndarakangutse, reka twumve King Chara, undi mutekinisiye ngira mu bintu bya IT. Reka numve Chara ko wabuze, ubundi njya avuga ko agira ijwi rimwe n'uyu mugabo witwa Rafael, ubundi Chara wabagaye. Chara, welcome brother. Yeah, so ikiganiro cyiza by the way, maze umwanya ndi kumva, it's very interesting. Ni byiza iyo abantu batangiye kuba interested in technology. Yeah, nubwo njyewe nyine maze iminsi nari distancing from tech, ariko iyo bibaye byinshi nabyo it's too much. Anyway, nshaka gukora nshaka kuvuga kuri point nkeya, kubera ko nyinshi bazivuze. For example, muri mu bintu bya cryptocurrency, and then nkore general conclusion kugira ngo wenda ibintu numvishe making a shock nabyumvishe n'abandi bumvishe ibi bintu bashaka kugira ibindi bibazo ba develop nyuma yaho bibafashe kuba guiding. So ibintu bya cryptocurrency ntago ari bishyashya. Ntekereza ko mu matwi yacu abantu bakurikira ibintu bya tech cyangwa wenda abantu baba bari kuri social medias yaba X cyangwa izindi, ubona ama ad menshi y'ama coins ushobora abantu babikora benshi ndetse n'ama ads menshi. So ntago ari ibintu bishyashya, ahubwo ikibazo kinini kirimo muri no industry y'ama cryptocurrencies nuko ino market ni market iri volatile. So volatile ni ukuvuga ngo prices zishobora skyroketing ikagera nko ku 100, and then the next day ugasanga yagiye amanutse yageze kuri 0.0 something. So iyo high volatility iri muri industry y'ama cryptocurrency niyo ituma nyine abantu bashaka investingamo, some of them abenshi baba afraid, kavuga ngo nikira amafaranga yanjye ejo akaba yahiye, kubera ko usanga ino industry iri driven n'utu group. So no kuvuga n'abantu bari kuri Reddit bagiye bagakora a team y'abantu 19 bakavuga ngo okay, hari no coin nshyashya yaje, let's pump it. Bakayipumpinga bakaza kuri Twitter bagakora ama hashtag ngo pip cyangwa izindi coin, bagakora hashtag bagahashtaginga tak abantu benshi bakaza baraningamo bagashyiramo amafaranga, then bakayikura nko kuri 0.0008 bayizamura bayigize nko kuri 0.003 bakahita basohoka, and then abantu bose bajemo nyuma ugasanga barahiye. So it's niko bakora, that's how they run ibi bintu. Niyo mpamvu usanga nyine
jewe I've been resolved kubera ko ubona examples nyinshi za bino bintu muri cryptocurrencies, but again iyo birebeye kuri standpoint ya technology n'ahantu biri kwerekeza, it's the future, ni future y'amafaranga. So amafaranga yose azaba digital. Ndakeka muri back sinzi umwaka twumvise ikintu ngo analog to digital, tugira ngo wenda ni muri industries zimwe, ni muri televiziyo, ni mu radio, but iriya concept yo kuva muri analog kujya muri digital, it's in all industries. No kuvuga muri tech, muri mu mafaranga, muri business, amakuru yose ntabwo gikenera imvaho uyabona online. So ni mu bintu byose, everything is going to be digital. So digital currency nibyo cryptocurrency nye aribyo biri gusimbura paper money, amafaranga asanzwe. Nukwenda abantu batabyumva bukumva ari ibindi bintu bihanitse, but simple definition ni yongiyo. Naho kwisobanura y'ubwayo cryptocurrency ni technology complex, iri very high sophisticated. Kiri ku muntu wumva cryptography niwe wayisobanura, but izindi definitions zihari uvuga ngo what is a cryptocurrency ni very very complex. None se King, sorry tarakomeza. Icyo bashiye kumva nuko arimo abakire bari hejuru bakora zino crypto aya ma software twumvishe. Ubu twe nk'abanyarwanda nta abanyarwanda bafite ubushobozi ko bakora crypto yabo ikabajya ku isoko. Ni bande baha agaciro zino crypto is many software. Nuvuga ngo twe nta bushobozi dufite, nukuva nukugura gusa, twe ntabwo twakora crypto zacu musobane mu buryo bwa technology izo niho narinde kujya aba hari nigeze kwivuga hari trading platform marketplace yo kugurishiriza ibicuruzwa yakozwe n'abanyakenya bita Kwako marketplace muri 2018 yari igezeho mu Rwanda. Bari baradevelopinze coin bita Kwako coin, no kuvuga niyo wari gukoresha ugura ibicuruzwa kuri platform yabo ya Kwako marketplace. So abantu benshi binvestinze muri Kwako coin urumva kugira ngo bazamure value yayo, but ntekereza ko amafaranga bashyizemo kugira ngo bayivane kuri niba yari for example barayitangira kuri I don't know 0.0000 something, wenda nko amazero arindwi then chiffre runaka, amafaranga bashyiramo niyo agenda atuma igira agaciro. Anyway ntabwo nshaka kubijyamo cyane. So usanga nyine biterwa n'amafaranga abantu bashyiramo. Niba hajemo abantu benshi bagashyiramo miliyoni 10 for example, niba coin imwe yari kuri 0.00 ihwanye n'amafaranga runaka, ibyo bintu bigenda bituma nyine izamuka. Rero icyo yarumbajije nk'abanyarwanda, ntekereza ko deja amafaranga yo gupfusha ubusa, ntekereza ko abantu benshi ntabwo bayafite, kubera ko ibyo ngibyo ni ukujugunya amafaranga. Uyafite of course, niba uyafite ufite abandi ba inshuti zawe z'abamiliyoniya, why not mugende namwe mufate coin yanyu muyite Kigali what tuyite ifaranga, birashoboka ifaranga.com. No, bati I'm sorry kubuca wenda ku ijambo. Iyo ukoze muri cryptocurrency, I call them software kuri ngewe, sibyo? Iyo ukoze software cyangwa se ugakora igikorwa nk'icyo ngicyo, ugomba kuba ari ikibazo uri gukemura. Gukora cryptocurrency nyinshi turi kubona, hari ziri meme zitagifite icyo zikemura, hari na cryptocurrency zifite use case. Abdul yatubwiye Chainlink ifite ticker simple bita link, hari XRP, hari Hedera hash graph, Solana, hari n'izindi hari amabwoko bishobora cryptocurrency agiye atandukanye. So mu gihe cyose twakora cryptocurrency ifite ikibazo kigiye gusolvinga, irashobora kuzana existence, ariko wenda mu gihe kizaza I don't know, ariko kuba ngo turayikora gusa nta valeur runaka ifite, nta kibazo kimara, kuko buri kintu cyose kigira agaciro kubera ikibazo gikemura. Iyo uguze umuti uvura umutwe, ntabwo ubuguze kiriya kinini kwa gisa, ukigura kubera ko hari icyo gikemura numara kukiba, sibyo? Murakoze cyane, numva ari kirashyira. Murakoze rwose bace koza kabisa. King komeza, je bashaka kubiyumvira. King komeza, noneho ubu tubwire, numvise nawe wemera cryptocurrency, urazemera ko nakumvishe it's a future money, twese tumaze kumenya ko ari future money. So ariko noneho ubwo ukomeza nukuvuga ngo ko mbona abantu benshi bataze ubuhamya hano bagiye bashya
ni ikibazo kiri strategic ni kuvuga ngo urumva bisaba amakuru nyine kuki abantu barimo guhomba abandi bunguka aba bakire reba nka Dogecoin yaraje aba Elon Musk bashiramo amamiliyoni Dogecoin imaze umwaka wose yaragiye hasi none se ubu wagira umuntu inama yongera gure irimo irakomeza kumanuka buriya igihe kizagera se yongera izamuke kuko ngiye nyimenya nayimenye iri hejuru umuntu washizemo $2,000 by'amadolari ari umuntu uzisha wari washizemo $5,000 amaze kugeza ku $50,000 amaze kugeza ku $50,000 yarashizemo $5,000 sha yaga kuyarotira ashize amezi 3 ari amafaranga aramanuka agera hafi ku $8,000 yarayiguze 5 n'ubu yarwaye umutwe narababwiye se mwana kuki utayakuka none se mwabana umwe ndashaka kumenya iyo game irimo ni ryari umenya ngo ndakuramo inoti zanjye urumva ni ryari ngo ndi bugure n'ibanga riri naho amafaranga ni gute ushaka gushora $5,000 ukabona $50,000 ukanga kuyakuramo nyuma y'amezi 3 ya mafaranga yose akabaramanutse agezeho ku $8,000 iyo filozofi ntago ndabasha kuyisobanukirwa ni nayo mpamvu mvuga ni bino bintu bisanga nibo bigiyemo uba ari byo ukora gusa abantu ukine nabyo nibyo mbona barafayira ababduri gira ngo babamo komeza King Chana jewe ntago ndi bukomeze muri aspect yo gutradinga kubera ko ntekereza ko to be a trader ugomba kuba ufite umutima ukomeye utaba driven by emotions icyo nicyo cyambere kubera ko emotions na market ni ibintu biri opposite so ibyo kugira ngo ube umu trader bifite uko bikorwa yene wowe ugitara mu professional ukabikora uri gukina kandi barashyize amafaranga menshi of course urashya you have to hari uburyo bikorwamo ntekereza ko n'abatrader bakomeye ku isi baluzinze millions batusanga nyine bafite ukuntu bari backed ku buryo loss ihindukamo profit uko byagenda kose ntago bahomba ngo birangire ndumva mbaye disturbed anyway njyewe ibintu ndabivuga kuri standpoint ya technology kugira ngo kora ko ibindi biri so complex kukubwira ngo invest in this coin nabivuze ino ni market iri highly volatile bakuvuga ntago uzi coin ugiye gushyiramo ejo kuntu izaba imeze kandi n'aba investors bakomeye wenda ku isi baravuga ngo buy low sell high kandi retain something igihe kinini urumva Warren Buffett retaining stock apikinze imyaka 30-10 so wena no retaining amezi 3 ukajye buri munsi kurangiye ukajya gucekingaho birangira wibereye mu day trader so uhitamo icyuba so mu day trader cyangwa ugatradinga by'igihe kirekire upikinze nyine upikinze company ushaka investingamo so aho narindi kuvuga icyo nagira ngo mvuga nuko the future is cryptocurrency ibyo ndatekereza ko nta muntu ufite dute kuri ibyo ngibyo ahubwo the problem is izi ntuza ntago ziraba regulated so government z'ibihugu byinshi ntago zirabyinjiramo ngo baziregulating bavuge ngo izi ngizi nizo zemewe izi coins nizo wemerewe gukoresha aha naha so ibyo ngibyo bizatwara igihe kubera ko deja habanza kumva technology yariyo right habanza ugakora policies ziri surrounding your technology kugira ngo izakoreshwa mu buryo bwiza ibyo bitwara imyaka myinshi ku developing a policy around the new technology no kugira ngo bakore sentire zo mu modoka abantu bari barapfuye barashize ari example nayo ko ntago bumvaga impamvu
bakeneye gushyira sentire mu modoka, right? Icyo ni an example yoroshye. So icyo umuntu yakora, for example, niba ufite enough money yo gupfusha ubusa, you can play with it. Babivuze app ushobora gukoresha ukajya unagaho ukareba uko bigenda. But if you have reserved money uzi ko ukeneye gukoresha mu buzima bwawe, this would be a bad investment advice kubera ko it's highly volatile. N'abantu baba crypto millionaires nuko either they are software engineers building easy news. Yeah, anyway, abantu bavuga ngo Satoshi Nakamoto ntabwo tuzi niba ari umugabo niba ari umugore, ntabwo tuzi niba ari government institution, situzi niba ari umuntu umwe, situzi niba ari Elon Musk, who knows? Nta muntu umuzi, ntabwo tuzi niba ari umuntu cyangwa ari institution, whatever. So abantu baba crypto millionaires ntekereza ko ni abantu bafite very good understanding ya technology kuruta 99% y'abantu basanzwe, cyangwa bumva trading and ibyo bintu kuruta 99%, kandi skill ya mbere ni information, kugira information no kumenya kuzikoresha. So niyo mpamvu dufata role models ngo ngura umuntu yabaye millionaire can become one, but bafite access, bafite ubundi bumenyi n'izindi information nyinshi regarding that market. Ibyo navuze nyine examples y'abantu genda kuri Reddit bakagira bagatwisting information. Hanyuma ikindi kintu ni bond. The bond market is being transformed as well. When sinzi umuntu ayisone niba yari documents kuri side y'uburyo nyine the bond market is being transformed kubera technologies nka AI, cryptocurrency, blockchain, sorry, is CBDCs, so ni very complex. Anyway, can I start wrapping up? Ngira ngo sabone nuko cryptocurrency is the future. So investing amo, I think no kwitonda kubera ko you never know what's gonna happen tomorrow. Don't really know it. Of course. Thank you so much. Actually, naracitse najya kumpaye icyizere cryptocurrencies. Reka mabwire jewe abantu zibenshi bamaze gushya, ariko so gushya kundi it's just the patience and na risk utaking aba mugani aba bakire je cyuru kintangaza aba bakire bose tubona these rich people, they invested a lot on this business, so they know the game. Abukiru nizemo nabonye dupfa kujyamo kapfa kugura ugapfa kugura, ariko you have to learn the market. Ni hengiye kugura, ni hengiye gushora. That's the secret. Actually, I learned that. Ariko je sinyere ka abantu bazankira narirwa ryamye hano mu space, so ndagiye kwiga mu biga. Reka twumve ariko yes, Abdul n'ubundi ubwo niba Abdul ndabona yamanitse Abdul, so wowe se kuri mu bakoci bari hano, reka twumve muco mariage ubwo kuko abenshi nababaza ubwo Abdul n'ubundi wowe ni usubiza cyane. So thank you Chala. Muco welcome. Ubwo then akurikira muhinzi. Murakoze cyane. By the way, batinda gushimira n'abandi bose mwatekereje ibi biganiro bya business. Ni ibintu byiza abantu mucoma ko najya nkubona kuwa kane, kandi konzi ko nawe uri umushoramari utajuza kuwa kane uze tuganire ku mafaranga. Mbo akenshi mba ndi busy mu kazi, ariko iyo mfite umwanya ndaza nkanyaruka nkabumviriza. Mbese igihe cyose akenshi ngerageza kuba ndi hano kuri space yanyu kugira nanjye mbe di kwiga ibintu byinshi cyane mu bintu bijyanye na business. So nzajya ngerageza nshake n'umwanya wo kuba ndi hano igihe cyose. Urakoze cyane. Komeza rero kuri topic ujye ubimenya se bino binyura cyangwa ari ibibazo ufite? Mbo ibi bintu ntago njya mbimenya cyane. Gusa amakuru mfite narabigerageje of course, ariko ndahomba. Akantu ngenda nashakaga kongeraho, cryptocurrency ni future of course, ndetse dukeneye gukomeza gukonsuminga amakuru cyane,
tukumviriza abantu babizi cyane kugira ngo turebe niba koko twashyiramo amafaranga yacu. Ariko personally na experience mfite mu bintu bijyanye na cryptocurrency, njyewe nahisemo gusubira inyuma nigire muri old school yo kwinvestinga mu rugero mu bibanza, mu mazu, bla bla bla, ibintu by'ingana nka zino papers za Lafayette, ibintu nk'ibyo. So personally ngiye cryptocurrency nabaye nyihunze gatoya, maybe nukubera hari maybe na information nyinshi mfite byatumye hari momba, ariko kuri personally ndacyabirivinga old school, ibintu mfite mu ntoki ndebaho ntanabikontorolaza njyewe, nubwo rimwe na rimwe na bino tuvuga ko dukontrola rimwe na rimwe na government nayo ibi bifitemo akaboko ishobora kubikontrola, waba ufite ikibazo bakabifatira, icyo kirumvikana mu rwego rw'izi old school business zo kwinvestinga muri bino bintu tumaze kuvuga. So ariko njyewe nicyo nashaka kuvuga, abantu bose bari hano please nitwumve ko twese dushobora guhita tubijyamo ibi bintu bya cryptocurrency. Ni ukwitonda cyane, niba ubona ufite ibintu runaka ukora byaba byiza ufokasinze kuri ibyo bintu byawe, amafaranga yawe ukayashyira aho ngaho, aho kugira ngo ugende ushye ujyane muri cryptocurrency ushye ngo kubera ko Bahati Rafael cyangwa Abdul ngo yavuze bino bintu, ejo ugasanga utangiye kubreminga abantu. Nicyo kintu nashaka kongeraho gusa, nibyo ngibyo murakoze. Urakoze. Se muco kuchia abantu intege. Oya jewe I like you all being honest. Wigire muri old school y'ibibanza n'iki, ariko twese tuba tubirimo ibyo byose, ariko urumva old school rwose, old school ni nziza, honestly ni nziza. Ariko muco maze kubona abantu bagirana bari muri ubu buryo, abantu umuntu agashora 2,000 by'amadolari, ejo ukabona afite 100,000. Ahubwo ikibazo suko bino bintu bidakora, ahubwo nta bumenyi dufite bwabyo tugomba kwemera tukiga, ahubwo tukamenya, kuko nabonye uburyo Rafael na Abdul babisobanura. Aba bantu bashaka amakuru, bakosoma amakuru, bagura amakuru. Ibi bintu bisaba kwiga. Ntabwo byuka mu gitondo ngo ngiye kugura kuri Apple imigabane, ngiye kugura kuri Netflix imigabane. Bafite ukuntu baza aho bajya kugura imigabane yabo ku buryo yunguka, so rero ahubwo nabwira abantu ahubwo kwiga, gushaka amakuru, kuko abakire ba mbere ku isi 10 ku isi bose bari muri bino bintu. Ibi bintu rwose ahubwo no gushaka amakuru, ntago twabiterera iyo, urumva dushaka amakuru yabyo tubiyige, ahubwo noneho twegera abamenyi bafite ubumenyi twese tubarahureho tugerageza. Ikindi kintu nabonye abantu bagiye bakora amahereri, umuntu agasanga service amadolari $1,000, agafata amadolari 1,000 yose agashyira muri bino bintu. Ahubwo naje gusanga wafata wenda muri ufite amadolari 1,000 ukavuga uti aya madolari 200 niyo ngiye kuri hari abantu Abdul wisekera njye muri abantu bakoze ayo makosa, umuntu akaba excited, akakora ko yabonye undi yungutse 100,000 by'amanyarwanda, miliyoni 100 z'amanyarwanda, undi nawe akaza agashora amaye yose afite kuri konti ngo nawe leta yabona ngo yikube, agahitasha yose. Ahubwo I would rather advise niba ufite amadolari 1,000, vuga uti ngiye gushora amadolari 200 ndebe uko bimeze, urumva, kuko hari umuntu ushora make kandi akunguka bitewe nawe yashoye.